Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wafungura website ikaza imeze nk'iyi. Ikaza imeze neza cyane nk'uko uri kubona iyi. Ikaza ifite uburyo igaragaramo neza nka website iri professional, nanone ikaba ifite amabuto, ifite utuntu twinshi cyane nk'uko website nziza cyane iri professional iba imeze. Yaba ari website ijyanye na e-commerce, y'ubucuruzi, iya business, iy'urubuga rwawe cyangwa iy'ibindi bintu ibyo ari byo byose waba ukora. Iyi website kuyikora nk'ubu ntibisaba kugura domain name na hosting, nta kintu na kimwe bisaba. Icyo usabwa ni ukubikora ukoresheje telefone yawe ndetse na laptop byakunda. Gusa ubu buryo buroroshye cyane ku buryo no kuri telefone bushoboka. Nitwa Dieudonné, iyi ni XY-MENYA. Ikaze muri video ya none. Noneho mureke dutangire. Urafungura iyi application yitwa Google Chrome. Ukimara kuyifungura urahita uza hano hejuru hagana iburyo, hano hari akantu gakoze ifuruka ya rectangle ahagana iburyo mu tudomo twinshi. Urahakanda bakujyane mu ma application ya Google. Nurangiza urahita umanuka hano hepfo handitse blogger. Numara kugira hano handitse blogger urahita uza hano handitse ngo create your blog. Aha biri mu ibara ry'umuhondo. Ukimara kugira hano barakwereka ama email ufite muri telefone, hanyuma urahitamwo email ushaka gufunguriraho iyo website yawe. Ukimara kuhagera hejuru bahise bakwereka iyi notification, iyi urayireka umanuke munsi hano handitse ngo choose a name of your blog. Hano batubajije izina rya blog, urahitamo izina ry'iyo website yawe ushaka gukora. Twereka tuyite XY test. Nurangiza uhite uza ukande hano handitse ngo next. Hano bakubajije address. Iyi address niryo zina riri bube riri kumwe na ya website yawe. Muri make iyi twahita nka domain name yawe, izina bazajya bashakisha kuri urwo rubuga bakaba ari ryo babona. Ubwo hano hari address n'ubundi ni XY test. Bivuze ngo website yawe iraza kuza ari xytest.blogspot.com. Hano iri zina twashyizemo batubwiye ko ridahari, muri make ryigeze gukoreshwa, ariyo mpamvu bavuze ngo this blog address is not available. Ubwo ushobora guhitamo gukoresha akandi kantu. Wenda reka duhindure tuyite XY kwiga. Uzirikane ko twagakoresheje XY-MENYA ariko iri kuko byakoreshejwe, reka dukoreshe XY kwiga. Urabona ko iri ryo rirakunda, bavuze ko riri available. Ubwo urahita uza ukore next. Hano bakubajije display name. Ubwo ni ijambo cyangwa se izina bazajya babona basuye website. Reka tuyite ko ari display name ni XY dusize akarongo kwiga. XY kwiga. Okay, ibi nibyo bazajya babona abasuye urubuga. Noneho reka dukore finish. Dukanda hano handitse finish. Hano bari kutubwira ko biri kwiprocesinga, bivuze ngo uru rubuga rurimo rurafunguka mu minota mike biraba byakunze, hanyuma tubone website imeze neza. Iyo bakweretse ibi ngibi biba bivuze ko website yawe yarangije gufungurwa.
Nyuma y'uko rero umaze gushyiramo custom domain no gukora ibi byose, website yawe iba yamaze gukunda. Yego iri mu buryo bwa blog. Blog ngo twavuga ko ari nk'ikinyamakuru, gusa ushobora kuyikora ku buryo iba nka website iri professional, ugashyiramo settings za HTML, za JavaScript, iza CSS. Ku muntu uzi ibya coding ntugire ikibazo, tuzabyiga kuri no YouTube channel. Gusa mu buryo bworoheje ushobora kuba imeze uku nguku ari nk'akanyamakuru runaka, ariko nk'uko ngiye kubikwereka hari uburyo ukomeza kuyeditinga ugashyiramo ibindi. Izi nizo setting zindi zino website yacu tuba twakoze tukayikorera kuri no platform yitwa blog. Izi notification reka zo tuzireke kuzisoma, uze kuzisoma witonze, neze kubwira update nshyashya zamaze kugera kuri runo rubuga. Ukigera hano rero, aha ni nk'aho twakahise kuri control panel cyangwa C panel. Ibi tuzagenda tubivuga mu mavideo y'ubutaha, ibi bijyanye n'abakora website bakoresheje ama hosting n'ama domain. Twe twamaze kugera kuri website yacu. Ahangaha rero iyi parite niyo ushobora gukoreraho ibintu bitandukanye. Hano uba ushobora kwandikaho amapost. Post ni ukwandikaho inkuru abantu bashobora gusomera ku rubuga. Reka dufate urugero, hano title reka twandike ngo welcome to XY-MENYA. Noneho post ni nko kuvuga ngo mbahaye ikaze, cyangwa se reka twandike ngo iyi ni inkuru ya mbere kuri uru rubuga. Ushobora no kwandika ibindi bintu byinshi cyane bitewe n'icyo ugamije. Hanyuma hano hejuru hari utuntu twinshi nzagenda mbabwiraho, haba kuba washyiramo amabara, uguhindura font y'ano magambo, gukora ama paragraph, utuntu twinshi dutandukanye, gushyiraho amafoto, gushyiraho video, link za video, kongeramo ama emoji. Ni utuntu twinshi turi kuri no part. Noneho iyo umaze kwandika post yawe, uba ushobora guhita uyaploadinga. Kugira ngo rero igere ku rubuga, urahita uza ukande hano kuri kano kantu k'umuhondo ko kohereza, ariko kitwa publish. Nugakandaho bakubaze niba kuko ushaka gupublishinga iyi website, uhita ukora confirm. Bimwe twanditse byagezeho. Noneho kugira ngo upime runo rubuga rwawe, urusure urebe uko bimeze, urakanda hano ibumoso imbere y'aka kamenyetso kagaragaza logo ya blog. Numara kuhakanda uramanuka munsi hano handitse ngo view blog, wakande. Urabona ko ya website yacu twakoze ni iyi ngiyi bahise babitwereka. Iyi ni ya post ya mbere. Urabona ko iyi website yego ni iri professional, kuko hari ibintu byinshi tutarashyiramo kugira ngo ibe imeze nka ya yindi nakweretse. Gusa ukigera ahangaha bisobanuye ko website yawe yamaze gukorwa neza cyane. Website yacu yamaze gukunda, yamaze kugera ku rubuga. Icyo bisobanuye ni iki rero? Ubwo igisigaye ni ugutangira gushyiramo post abantu babona, no gukiyetinga amapage abantu bazajya bakanda ku malink bagahita bagera kuri ayo mapage. Ikindi ni uburyo bwo gushyiraho utundi tuntu tw'utu animations, graphic design, ibintu byose bituma website imera neza. Gusa icyari gikenewe ni uburyo bwo kubaka website, hanyuma website ikaba igaragara. Iki ni ikintu tuziga kuri no YouTube channel, mu buryo ushobora gufata iyi subdomain. Uko twe dufite izina rya website yacu, tukagira domain ya blog yitwa blogspot. Nabyo tuzabireba uburyo ushobora guhindura domain, gusa byo bisaba payments. Gusa ugumye hano kuri XY-MENYA tuzakomeza tubyige, ariko gukora website byari ibi ngibi. Wakoze kubona natwe muri video ya none. Wibuka
gukora subscribe kugira ngo video zose uzazirebe. Gusa igikenewe cyane wifuza kurushaho kumenya byinshi bijyanye no gukora website, ujoyininge WhatsApp group yacu kugira ngo ujye ubasha kurushaho kumenya byinshi. Link ndayibashyirira muri comment ya mbere. Ikindi ushobora no kunyandikira kuri zino nimero, hanyuma ukanyandikira ufite akabazo kajyanye na website, wabikoze ukagira ikibazo cyangwa n'indi mpamvu bijyanye no gukora website, izi nizo nimero zanjye za WhatsApp. Mwakoze kubona natwe kuri XY-MENYA, nje nitwa Dieudonné, turabashimira cyane.